iryo toro naryo rifite akazi kuko we uzajya wemezamo ibyo ubonye. Abandi bene data bazajya babona ko umuntu yizera ubabwira iterekama ntawamenya n'ibyo ku munsi w'imperuka, ukajya uba imbuto yo gushidikanya abandi, cyangwa se uwo wahindiye wowe ukavuga ati yarizeye ariko kuki mutamwakira kandi igihe mbona yizeye, ubwo ugasanga abakuru b'itoro n'abandi bose wowe uramubona abandi batamubona. Rero ibyiza ni ikibazo kiri salvific, please uwo muntu yakwitondera guhubuka mu byo gushaka, ahubwo agatangira kwigishwa inyigisho z'ubutumwa bwiza, kugwa kwa muntu, gucungurwa, guhinduka umwana, kwizera, gutsindishirizwa. Izo nizo nyigisho ukeneye, apana ibya mariage. Murakoze. Ikibazo kindi, ni izihe nzitizi ziri valide cyangwa zumvikana zabuza abantu gutinda muri coaching? Kwitinda, reka ngihindure wenda ibyo nkunda. Hari impamvu zituma tukubwira abantu ngo mwe gutinda muri coaching zumvikana? Nibatanike. Mbere na mbere hari gutubirisha ikibazo kindi, ese hari impamvu zo gutinda muri courtship? Tubona mu byanditswe byera ngo thou Christian, thou shall spend 3 years running and studying this person. Ntekereza ko ari ntazo. Rero igisubizo, ntabwo mbona ko gutinda muri courtship ari igisubizo, nubwo courtship ari ngombwa. Courtship igomba gufatwa nk'igihe abantu biyemeje kubana, bari gufata bategura iby'uwo mubano. Bakora iki? Bamenyesha ibyo bintu ababyeyi, bitegura wenda financially, bakiriyaringa ibyo bagomba gukiriyaringa mu miryango yabo. Rero ni ibyo, kandi ibyo biterwa n'umuntu. Hari umuntu wabikora mu mezi 3, hari uwabikora muri 6, hari uwabikora mu gihe cy'umwaka, ariko uwabikora mu gihe cy'imyaka 10, aho harimo akabazo. Twihuse. Akantu gato nashakaga kongeraho ni uko hari igihe abantu ikintu Matiyasi avuze batajya bacyumva, bumva ko coaching ni ukuvuga ngo aka kanya sindaba ari byo gushaka, ariko nakundana n'umuntu noneho tukaba tubayeho dukundana, igihe yenda byazashobokera tukazabana, ariko normally ntabwo ariyo coaching. Ahubwo coaching ni uko nje kukubwira ko ushaka kubana nawe, turabyemeranyije. Noneho rero activite, ibikorwa nyine byo kugira ngo uwo munsi ugere nibyo bidutinda cyangwa bitubangutsa, ariko uwo mwanya n'ubwo ibikorwa ntabwo ari umwanya wo kwicara ngo rero twe turakundana tube no dukundana gusa, ibyo kuzabana tuzagira igihe cyo kubitekereza. Ibyo bintu biri very disgusting, byitwa dating. Ubu ngubu hari umuntu yikiri gushaka umugirlfriend n'umuboyfriend, kope na kopine. Hariho n'abantu barangije kaminuza ngo bagishaka ba kope na kopine. Ibyo bintu ni by'abapagani, iyo ni imitekerereze ya gipagani. Abakristo ntabwo bakundana ngo bari kwiganaho, ukazabanza ukamutekera mukaryamanaho akareba ko bimeze neza, ubundi ngo akazagera igihe ngo noneho ngo azabimekinga kiriya, ngo akumanitira arenga ingano muri resitora ngo agupfukamira. Abagore kugabo bapfukamira abagore, ngo arimo ngo araguterera ijwi ngo noneho ngo biriseriye, mukamarana imyaka 2 bitari seriye, noneho ngo bikaza kuba seriye. Ibyo bintu nibyo mwakopeye mu isi y'abapagani, ariko biri bigaragaza ko umusore n'inkumi bajya mu mubano bafite intego yo kubana. Ikibatinda ni kimwe, ni ukubera nature ya family zabo, ni uko bitegura, ni ugutegura iby'uwo mubano. Ntabwo ari ukureba nimba uyu mukobwa bizabasereye ngo ndi kumwigaho, ngo ndebe kumwigaho. Umuntu abikora ryari? Ubikora nta kintu uramubwira. Muri kunyumva ubikora ubu ngubu niba umukobwa wabonye mare igihe umwigaho, nushaka umare aho nushaka uzafata imyaka 2 niba bataramukurayo bataramugutwara, icyo nta kibazo. Rero ujye umwigaho muri silence yawe, niba umubaririza ubaze
nimba usenga, nimba ugisha inama, ibyo bikore silently. Hanyuma nutinyuka ukikora mu ibaba ukagenda ukamubwira akakwemerera, hakurikiye ko mugiye gutegura uburyo bwo kubana mu rugo, bimwe mwita gushyira mu mago, nicyo kiba gikurikiye. Mureke twihute, ibibazo ni byinshi. Ese birakwiye ko umukobwa yajya muri relationship n'umusore yizeye nyuma ye? Umusore yizeye nyuma y'umukobwa, cyangwa ndabihinduye umukobwa ni uri mature? Uburyo numva nagisubiza ni uko spiritual maturity ntabwo ishingira ku myaka umuntu amaze akijijwe, ku buryo umuntu ashobora no kumara amezi 3 akijijwe akaba ari mature kurusha umaze imyaka 10 yaragwingiye. Kuko hari n'abo akenshi yenda umuntu ajya abona ukabona yenda amaze nk'iyo myaka 9, 8 akijijwe, ariko ukabona aracyakiri nko kubwirwa iby'ibanze bya Kristo, uracyabona ubutumwa bwiza nyine agikina nabwo, kandi ubona abantu batarengeje amezi 6 bari radiko uvuga ngo ibyo bizera babirwanira, babibayeho, bari seriye, bafite na za karagiteri cyangwa za ndangagaciro z'umugabo nyine wakubaka urugo Imana ishaka. Rero igihe cyo gukizwa ntabwo gikonda, ahubwo hakonda kuba yujuje bya bintu Bibiliya bivuga. Niba byujuje iby'igihe yakijijwe ntabwo ari ngombwa. Nakongeraho n'imyaka, kuko wenda cyo ntibakivuze icyo agishije neza se kivugaho, ariko n'imyaka. Umukobwa afite 35, umuhungu afite 29, ngo ese ubwo abo babana why not? Iby'imyaka ntibiriya ntiyaguze imyaka, ntiyanaguze igihe umuntu agomba kuba akijijwe. Yatanze qualification z'umugabo n'umugore ukwiriye. Izo worries no worries. Twakomeje. Ikindi kibazo, ese abantu bitwa bashakanye ryari iyo bahamije isezerano mu murenge? Iyo bahamije isezerano mu murenge ko haba hari n'aba witnesses, ubwo niba baba bari married? Niba ari yego, kuki bakora ubundi bukwe? Arakoze, iki kibazo kirakomeye, ariko ntekereza yuko ahangaha hazamo n'imiyoborere itandukanye y'ibihugu. Murabizi ko nko muri Kenya ntabwo ugombera kujya mu murenge, ushatse wajya kwa pasiteri akagusezeranya, akaguha urwandiko rwemewe na leta rw'uko mwashyingiwe. Niko bigenda, uvuga ngo uhitamo aho ushaka, uhitamo kujya, numva niba nibuka neza bavuga ko ari uburyo butatu. Uhitamo kuba wajya ku murenge, cyangwa ukajya kwa pasiteri wabyemerewe, cyangwa umukuru w'umuryango. Hari n'abakuru b'imiryango baha uburenganzira leta ku buryo babasinyira bakavuga ko mushyingiwe. So rero uhitamo ibyo ushaka, uhitamo kujya mu murenge cyangwa mu muryango, aho ushaka. Cya mbere ni uko hari abo bahamya bari kwemeza yuko mwabanye. Hanyuma rero wenda muri context yacu y'u Rwanda murabizi yuko nta torero na rimwe ryemerewe gusezeranya mu buryo bw'uko birahita byemerwa na leta yuko abantu kuko babanye. Ibyemewe n'igihugu ni uko aba bantu bagiye mu murenge. Rero niba bagiye mu murenge, abo bantu nyine mu buryo bwemewe n'igihugu baba babaye abashakanye, niko biba byanditseho no ku byangombwa byabo. Niyo mpamvu rero dukenera yuko bari buze kujya imbere y'umuryango, kujya imbere ya bene data. Ntekereza yuko harimo n'icyo kintu nyine cy'uko hakeneye n'uko gutanga umugisha cyangwa se guhamya kw'ababyeyi banyu, kuko ubu ngubu umuntu ashobora kubyuka agafata umukobwa w'abandi tugiye ajya kubwira ababyeyi be, akamujyana mu murenge bakavuga ko basezeranye. Nubwo hari amategeko ya leta nanone avuga yuko hakwiye kuba habayeho ubwumvikane bw'imiryango, ariko siko ntekereza ko bose babikora. Rero ntekereza yuko uko kuba bibuze kwimbominga imiryango yanyu kugira ngo nabo baho umugisha icyo kintu muri gukora, cyangwa se baba bahamya n'ibyo muri gukora, ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko hari intege nkeya, imyemerere imwe gutyo zigiye ziri mu zindi gahunda, ku buryo biri buze gukenera yuko hakeneye yuko n'imiryango nayo ibuze kubihamya. Kuko ntekereza yuko si ibyo wenda ko batumira abantu babiri inshuti zabo bakaza gusinyira, ntabwo ntekereza ko habaho umwanya uhagije wo konsatinga imiryango, bamenye n'imiryango yose ababyeyi babyemeye. Baragenda gutuma wowe mbere yuko uzasezerana uzatuzanira abantu babiri bazi basinya,
b'umuryango ariko ntabwo ariko bose bazana abantu b'umuryango. Ntekereza yuko nyine ari ingenzi yuko habaho n'ubwo buryo bwo kwinvolvinga ababyeyi ko kubaka abahamya bacu. Rero niba ababyeyi bawe babyemeye ukajya mu murenge, ntekereza yuko aho ngaho urwo rugendo nyine ruba rwatangiye, cyangwa se igihamya kiba cyabaye ko mwashakanye, kubera ko uramutse ushatse kwisubiraho byaba bindi birebire. Ikindi ariko kuba tuvuga ngo noneho uze n'imbere ya bene data, murabizi mwese ko nta muntu urumva ukora ubukwe bwo kuza imbere ya bene data kubihamiriza gusa. Buri gihe haba hariho na gahunda y'imiryango, ibyo bibera rimwe. Hari umuntu urumva nta muntu urabikora gutyo ngo avuge ngo twagiye mu muryango, twagiye mu murenge, uyu munsi twawugeneye kuba turi buze imbere ya bene data tubihamye. Buri gihe usanga n'ubundi munsi wo kubihamiriza bene data n'umunsi n'ubundi wo kubihamiriza umuryango. Rero iki kintu ni ingenzi cy'uko ibyo bintu turi buze kubikora imbere y'umuryango n'abandi bene data aribo muryango mugari urimo w'abana b'Imana, ku buryo akagira uza kwibeshya nyine avuga ati ubwo aracyari umukobwa kandi nyamara aba bantu baramaze kwemeranya yuko bagomba kubana. Ni byiza rero ko tuza bakabihamiriza imbere ya bene data. Icyakora si itegeko dufite ryo kuvuga ngo mugomba gushyingirwa mu itorero, kuko nta n'umuhango dufite wo gushyingirwa dufite mu itorero. Ni impamvu yo kugira gusa haze kubaho guhamya imbere y'aba bantu, ndetse no kugira ngo akurweho urujijo ku muntu wese waba agitekereza yuko ukiri umusore cyangwa ukiri umukobwa. Nyine biba bigaragara bose ko wabiduhamirije imbere. Rero ntekereza ko tugeze nko mu yindi miyoborere y'ibindi bihugu, ibyo ngibyo birahinduka. Niyo mpamvu twavuga ngo ntihamenye ko bigomba kugenda. However, biblically igikorwa cyo gushyingirwa ni umurimo w'umuryango. Gushyingira no gushyingira, imiryango n'ibyara abahungu ikanabyara abakobwa, ni nayo ishingiza mu buryo Bibiliya yigisha. Hanyuma iby'ubuyobozi bwa leta biterwa n'amagavumenti abantu barimo. Kuba leta yo ikisaba iravuga ngo nimba yagushyingiye ushatse ntiwajya no mu idini, ushatse ntiwajya uyo, ntabwo icyo kibazo ntabwo igifite. Urumva ko nayo ntifite ubwo bukwe butatu viyu yo bumva ko iyo washyingiwe uba washyingiwe. Ndetse mu itorero iyo bigezeho twebwe ntabwo tugira ibyo turikomendinga umuntu kuzana muri bene data mu itorero. Ni right y'umuntu, ni freedom ya conscience y'umuntu. Ariko aramutse habayeho uburyo yavuye no mu murenge akaba wenda nta bushobozi afite bwo kuza hano no gukodesha ya sare na ya makanzu y'umweru mwambara, akaba yavuye mu murenge akatubwira ati bakundwa bene data, ibirori ntabyo nkora, nta bushobozi mfite n'urugero, cyangwa zizira kubikora, ukajya mu rugo icyo twakora twaza tugagusabira ku mwami, ntabwo mwaba muri mu cyaha. Ikindi, imiryango iramutse ishingiye abantu, imiryango igaterana bagasabana bagashyingira umuntu, itorero ntabwo rifite ububasha bwo kujya kuvuga ngo ubwo bukwe ntabwo tubwemera, ngo ntabwo ari ubukwe, iyo ntabwo ari marriage. Iryabikora ryaba ryishyira hejuru y'ibyanditswe byera, nabyo ni ibyanditswe byera. Muri make ibyinshi impamvu bikorwa ari bitatu cyangwa bine ni karica nyine dufite iri mu bantu. Nawe ubwawe wakubwira ngo ukore kimwe, abenshi muratangara. Rero nimwe muba mubishaka, ni ubushake bwawe. Wakora kimwe, wakora bibiri, wakora bitatu. Itorero ry'icyo ryita ubukwe, umugabo n'umugore, ni umuhungu n'umukobwa bemeranwa, hakaba hari abahamya bo kubihamya bari imiryango n'abo mu itorero. Twe tubona ko ubwo ngubwo ari ubukwe. Ibindi ni biri mu mudendezo umutima nama wa muntu. Itorero ryo rero mu masakaraminato rifite icyo rikanyikurarifiye, kuko abenshi mbona muri mu mwijima wo kutabimenya. Ntabwo isakaramento ryo gushyingirwa amatorero agaruka kuri Bibiliya irigira. Tugira amasakaraminato abiri, kubatizwa n'iki n'igaburo ryera. Ibyo birategetswe rwose ko tubikora mu itorero, ariko ntabwo dutegetswe kujya tubashyingira. Niyo mpamvu uzasanga muri bene data ntabwo tugira umuntu ufite ubutware ngo nkurikije ubutware ngo nahawe ngo uyu munsi ngo natuye ko ngo I declare you husband and wife in the name of so. We don't have.
no one has that qualification, kuko twizera ko Imana ariyo yonyine ishingira. Murakoze rero. hari icyanditswe kimwe nshaka gusoma kiri muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 13 na 14. Kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura ntayakirenganeze. 14. Nyamara mukabaza muti, impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganisha, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. So muri mariage habamo gusezerana kw'abantu babiri. Iryo sezerano mwasezeranye imbere y'imiryango n'inshuti, Imana uwo mugabo wo kubihamya. Ikindi bikaba consummate iyo abo basezeranye baryamanye. Twakomeje n'ikindi kibazo. To what extent can finance be a hindrance in getting married soon? Ni ku kihe kigero amafaranga yakubera ikibuza mu gushaka vuba? Ni kuri urugero kigukumira. Umuntu usubiza ndamusaba yuko akoresha iminota 2 ko ibibazo ari byinshi. Ndi gutekereza yuko icya mbere cyumvikana byose ni igihe amafaranga cyangwa se ubushobozi bushingiye 100% ku babyeyi bawe cyangwa ku bundi bantu batari wowe. Nyine kugira ngo ugire imyambaro ugura, kugira ngo ubashe kubaho, bikenera ko undi muntu yabikoze atari wowe ubyikoreye. Aho ni ikintu cyerekana yuko waba ukwiye kuburetse. Ese mu gihe ababyeyi b'umukobwa bansabye inkwano zirengeje ubushobozi bwanjye, ni iki nkwiriye gukora? Ese nareka uwo mugeni ntakora iki? Ese mu gihe ababyeyi b'umukobwa bansabye inkwano zirengeje ubushobozi bwanjye, ni iki nkwiriye gukora? Ese nareka uwo mugeni nakora iki? Okay, ntekereza ko urukundo rukomeye kuruta urupfu. Ubufaranga udafite ntabwo ariko bwakurekesha umugeni, ahubwo uzapurayinga imbuto za Mwuka Wera zitwa long suffering, kwihangana. Uzakomeza wihangane, wohereza ababyeyi bawe. In fact, reka ubivuge, ntabwo wari ujya kunegosiya inkwano, ubu ari so ni ababyeyi. Ibiganiro ibyo ngibyo by'ababyeyi rero, ababyeyi bawe nibo bireba, byakagombye kuba aribo bireba, bagakomeza iyo miryango igakomeza ikaganirana, mukamenyeshanya mukuri ubushobozi ufite. Ndumva ari icyo. However, kandi kaboni ni uko inkwano ntabwo ari ikiguzi kigurwa umukobwa, ku buryo ababyeyi mwebwe turi kuba mu miryango y'ubupagani, ariko mwe mwakijijwe. Igihe muzashyingiza murimo muranashyingira, ntimuzajye mubara abakobwa banyu mu nkwano y'ifaranga ryinshi n'idolari, ahubwo mujye mufata inkwano nka appreciation yo gushimira ko ababyeyi bareze neza. Rero ibyo ngibyo kubihanika mu biguzi ushaka nko gucirikanya umukobwa wawe, mwe ntimuzabikore. Aho rero mu miryango duturukamo, mu gihe icyo kibazo kihabaye, ngewe nzi yuko urukundo rutsinda byose. Mugume mu rukundo, murushaho gukundana, negotiation zibe nyinshi, ndabizi neza yuko kuri kuzatsinda. Murakoze. Ese rero akandi kantu nakongeraho ni uko byose of course turimo turagenda tuvuga nyine different strategies cyangwa uburyo twakora ibintu. Mu by'ukuri tukirengagiza yuko hari Imana. After all, hari Imana, ku buryo ibyo bintu nyine tuba tubona ko bigoye nk'icyo cy'impano. Wanasenga ni ukuvuga ngo wasengera ababyeyi bawe, ni your in-laws, ababyeyi bawe, kugira ngo nyine bazoroshe koko iyo nkwano nyine bazakwake iri mu bushobozi bwawe, kandi Imana igisubizo mu masengero. ibibazo ni bibiri ariko numva bijyanye, ndabibariza rimwe. Umuntu yabajije, ese niyihe mpamvu ituruka mu ijambo ry'Imana cyangwa iri valide ikwiriye gutuma abantu bari muri relationship bayihagarika? Kureka. Cya kabiri, ese ni iki itorero abakuru bakwiriye gukora mu gihe
ababiri biyemeje guhagarika relationship bidatewe n'impamvu y'uko wenda umwe muri bo adakijijwe. murakoze. Ntekereza ko igisubizo cya mbere yakisubije mu kibazo cya kabiri, avuga ngo bidatewe no kuba asanzwe ko adakijijwe. Ntekereza ko impamvu ya mbere yumvikana yatuma abantu bakora break up ni igihe nyuma maze muri urwo rugendo rwo kurambagizanya Imana ikugira imbabazi ikaguhishura yuko uyu muntu burya yapretendingaga yabeshyaga ntagakijijwe, ndetse akenshi aho ngaho n'itorero rirabimenya. Rero umuntu nk'uwo nguwo rwose ntabwo nyine mukwiye gukomezanya kandi uri kubibona neza ko atizera. Numviye icyo ni ikintu gikomeye cyakwiriye kuba gituma mukora break up. Wenda ikindi ariko cyo gisa nk'aho ni bya bintu tuba twibaza ariko bidashoboka, habayeho intambara ikomeye cyane ituma mutatana mumenya aho yagiye. Washaka undi rwose nta kibazo n'ubwo mwari mwaremenyeje icyo kintu, washaka undi niba utakimubona utazi aho yagiye, utazi n'irengero rye, cyangwa ari ahantu kure mutashobora kuzongera kubona utazi niyo wamubariza. Ntekereza ko aho ngaho uba ushobora kuba washaka uwo muntu ye ntagihari ngo mukomeze kwiyemeza ibyo mwiyemeje mutangira, cyangwa se uburwayi bukomeye buri buze gutuma uyu muntu atakibasha kuba, tuvuge wenda ari muri koma kandi nta byiringiro ariko azayivamo, amaze igihe kinini cyane arimo aho ngaho. Ntekereza yuko nyine naho ushobora kuba washaka mu gihe umuntu nyine n'abaganga bazi yuko nta kindi gisigaye, nta gishoboka yuko yabasha nyine kuva aho hantu ari mu bitaro, utaruvuga ngo afite uburwayi, ko uburwayi babana nabwo kuba afite ubumuga n'iki, ibyo ni ibintu umuntu yakomeza n'ubundi gushaka. Ariko hari uburwayi buba buri specific ku buryo abaganga bavuga bati ntibigishoboka yuko uyu muntu yaza ngo abane n'abandi, agomba kuguma aha ngaha kuzageza igihe kitazi. Aho ngaho naho biba bishoboka. Musenzi ziba zigoye kwihanganira. Urugero mugiye kwipimisha mugiye kubana usanga yanduye ubwandu bwa virusi. You are free to continue or to not. As a pastor, I can advise you to be careful to live with him. Kwihuse ni iki rero mukorera abantu bavuyemo wenda impamvu zitari izindi z'umukozi, wenda umwe yumvise bitakimurimo abivamo? Icyo navuga ni uko nk'uko ubwo yenda izi mpamvu abavandimwe bazitanze, ariko nyine hari indi mpamvu yo umuntu twese tudafiteho control, aba abayobozi b'itorero cyangwa na bene data, y'ubunyabyaha bwa muntu. Uburyo nyine abantu runaka bakundana ni babiri urabizi, ariko baraje nyine imbere yawe umuyobozi w'itorero barakubwira bati rero turatandukanye, twebwe twatandukanye, kabicaza nabivuga ngo abicaje, urumvise ikibazo nuko batanaganira, hari lack ya communication, ubasobanuriye byose baravuze ngo hoya twebwe twatandukanye. Ubese urumva ntabwo babishaka, wakora iki? Ntacyo wakora. Rero hari ibirenze nyine twebwe bishobora kubaho, ariko akenshi mu buryo busanzwe nyine iyo abantu batandukanye ariko hakaba umwe muri bo ugaragaweho icyaha muri ubwo buryo bwo gutandukana, uba ahantu uvuga ngo ahabwa church discipline, uvuga ngo hakurikijwe nyine uburyo n'ubundi church discipline zitangwa mu itorero. Numva aricyo navuga. Ntabwo rifite ububasha bwo gutsindagirana abantu ngo wenda mushaka no kudusana turi abakuru b'itorero mwumva impamvu ntiyumvikana, n'uriya yabidusana numva ntiyumvikana, tukabashyira hagati tuti rero musubirane cyangwa nyine musubirane, no other option. Icyo gihe tuba twirengagije rya somo ry'umudendezo umutimanama wa muntu. However, tubabwira ko uwo mudendezo byibuze mugomba kugerageza ukajya ufatiye ku byanditswe byera. Ibindi niyo sakamusensi nyine igomba. Ikindi nakongeraho cyatuma mutandukana mu gihe arimo arashaka kujyana mu busambanyi cyangwa mu byaha, please stop that relationship. Ikindi kibazo, I am attracted to her by her godliness, but I am not attracted emotionally. What shall I do? Shall I proceed?
ndasubiramo imyitwarire yo kubaha Imana ye irankurura, ariko mu marangamutima ntabwo nkurura. None mbigire nkomeze cyangwa mbire ndabasabye mu gihe dusubiza please dukoresha amagambo make kubera ko ibibazo biracyari byinshi. Igisubizo cyawe nimba umubonamo vacuum z'umugore ukwiriye kandi ukaba wihamiriza n'akanwa kawe ko you are attracted, ibyo bindi byo n'ubundi natwe abashatse bihora bidutuburira. hari igihe warakunda ukitokeza ugasanga byabaye umutuku. Rero nta kintu uzaba humura, ntabwo uzapfa as long as character Imana ivuga ziri kukwattracting and relationship nazo zitarakwatracting. Umbwiye ngo nta kintu kimunyattractingaho ntiwifatanye nawe, ariko nimba ibyo bikwattractinga bikagukurura ukareba uburyo akunda umwami, uburyo yaba umugore ukwiriye, uburyo yakubaha, uburyo mwazabana akaramata nta divorce, ukajya ubipazinga ngo kumva icyo kintu kiragukurura, urimo urakururwa n'Imana. Hanyuma rero bya bindi bitagukurura n'icya kamere cyawe kitari kukwemerera kice ngo nice kamere niruba n'irari. Ikindi navuga kuri icyo kibazo, hari igihe kuri ibyo bintu bya fizikali ubu hari ibintu wari wubatse byinshi akaba atari ko nta bintu fizikali cyangwa bigukurura kuri we, ahubwo warabyirengagije wita ku bindi utabona. Wenda ni mugufi ariko wowe ukunda abantu barebare ariko aseka neza bikakunezeza, none ibyo ntubyiteho ukajya uhora utumbira cya kintu utabona, umutima ukanga. Repent rwose. Hari akantu gato nshaka kongeraho mu buryo bumwe nanone David uburyo abivuze, ni ukuvuga ngo hari uburyo icyo kintu we ushaka yuko ukururwa nacyo cy'amarangamutima kidahari, ariko giterwa n'ibyo bintu n'izo ari wowe ubwawe washyizeho. Ariko mu by'ukuri nanone kuvuga ngo yenda urugero mbona Gabrielesi ariko simubona nk'umugore, nabyo bigengerase kuvuga ngo I don't have any attraction kuri we. For example, se afite izo Gabrielesi mukajyana, warangiza ukavuga ati jewe iyo waba wambaye ubusa sinakureba, ntabwo njye tugomba kujyana mu buriri. Uretse Gabrielesi kubana nk'umugabo n'umugore, ibindi byo mu buriri bunyatwa, urumva ko nyine nabyo biba ari ikibazo kinini, ku buryo however turi bugere kure ko iyo attractiveness itagerwaho, iri guterwa n'icyaha mu buryo bumwe, ariko ati dukwiriye kubona ko uwo nyine ari umuntu. Reka tugitindaho gato, kubera ko ni ikintu gifite abasore n'inkumi. Reka mbabwire bavandimwe, dukura no muri nk'Abanyarwanda, reka mbaze mbabwire umuco wacu w'Abanyarwanda, dukura mu miryango y'ubwirasi, ku buryo kumva uruva abantu banegura abandi, basekana, ati dore amenyo y'impingikirane, dore inzara zigondamye, dore ku buryo niyo mumaze kuba abakirisitu, imyanda yo muri Egiputa translation hehe muri church. Ubukirisitu twagombye kuba turi abantu bahereza agaciro abandi, nimba umuntu uko ameze kose afite agaciro. Muriho murabyumva? Rero ni to developing your mind, tukiyambura iyo mitekerereze, uzajya usanga na cya kibazo mwambajije ari ikibazo kiri impossible, kuko nta kuntu umuntu pe yakwattractinga mu buryo bw'umwuka ku buryo unarwana n'ibitekerezo bikubwira ati wamugize umugore, ukumva binagukura ko wamugira umugore. Mu by'ukuri ibindi bintu byose bimuriho bikubera umunuko ari disgusting. Icyo kibazo ntabwo nzi ko bibaho, sibyo ko uba ushinze umuzi mu bunyabyaha bwawe. Ibyo ngibyo mu byumve hawe, ntabwo twirengagije ku bwiza bubaho, mu byumve neza. Ubwiza bw'umubiri bubaho na Bibiliya, wa wundi Tamari ngo yari afite ikirengukiro, Bibiliya yamaze ngo yari mwiza, nicyo cyarwaje musaza we Amunoni. Ariko twabonye ko atari ishingiro ryo gushaka. Iki Bibiliya ahantu hose ivuga ubwiza pe, haba hageretseho ingereka y'inyawo ya warning. Ntabwo itanga ubwiza as a free pass,
buri gihe ubwiza burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa awe babubaho. Rero murabyumva, rero nk'umuntu wakijijwe disposition yawe kwifata ukihuza cyane, you seek beauty, you want beauty, kandi nabwo ukayidefinisa nk'umunyamutara, nk'umunyamurenge, nk'umunyekongo, abantu bose ugashaka kubahindura n'ibyo ngibyo. Ntekereza ko ni ikibazo cy'uburwayi mu mwuka, na mbere y'uko umuntu yinjira mu by'urushako agomba kubanza akadiringa nacyo, kuko umuntu utarakira icyo kintu ngo yige ibyanditswe biragoye kuzabona umugore ngo ushime Imana. Ushobora no kuzamubona ukajya ubona 50% ibyo ukunda na 50% ibyo nimugera no mu rugo uzasanga ko uzakomeza kubona ibindi byiyongera. Hawe igisubizo cyoroshye, nk'uko twese ntabwo Imana yatugize beza bemewe kuri standard z'abantu. N'umwiza mu cyangwa bavuga ngo ntabwo na nyiraho kugira amabintu, nta muntu mwiza udafite inenge. Iyo nayo ni bias y'abasore. Hariho nigeze kumbwira ngo arashaka umukobwa ngo utagira uko asa. Ndamubaza nese mukundwa, icyo kintu wagikuye? Nuko mwakuze mubyumva baca imigani ngo yari umukobwa mwiza ngo utagira uko asa. Ugakora ugira ngo ibyo bintu bibaho koko, hari umukobwa utagira uko asa. Ibyinshi ni ibinyoma dushingira mu mico dukomokamo, aho kugira ngo dukurire mu ijambo ry'Imana tugashingira muri ibi. Ugasanga ariho n'abakirisitu babidefendinga, but you should kill the lust of the flesh. Amureke mvuge ikibazo kandi akantu gatoya kuri ibyo umuvandimwe yaravuze, kuba ko nk'iyo turimo turareba nk'ibyanditswe byera, cyane cyane tunasoma indirimbo za Salomo kandi ni ibyanditswe, ni ukuvuga ngo ubona uburyo umwanditsi w'indirimbo za Salomo uburyo aba anezerewe umugore we, ukumva nyine aramwatarakitinga. Hari izo gatwirinsi ariko anamubona nk'umugore we nyine akamuatarakitinga no muri ubwo buryo, ku buryo nyine ubuheza ngo bwo gutekereza ko umuntu yaba ari godri ariko ngo nta kindi nyine umwumvaho, ntabwo bibaho. Ni icyo nashaka kuvuga. Okay, amasaha arageze, 10:00 mu kadomo zageze. Ndabona mushaka kumva ariko amasaha yageze. Ikibazo kimwe gusa ngiye kuvugaho, ubundi tugasoza hano yacu ko muzunguza imitwe. Niyo mushaka yuko mukomeza mwese muteka mwese mwakoze abibona, nakongera ibintu kuri mutaguruka abikoze. Ikibazo kiravuga ngo ubwirwa n'iki yuko wakijijwe? Hero boss, niki cyakubwira ko wabaye umwizera wa Kristo? Ese upfuye wajya he niba uri mu ijoro kubera iki? Mureke gusoma. Iyo umaze kumva ubutumwa bwiza ukabwizera, tumaze gusoma Yohana 10:13 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka bwa bw'ubugingo buhoraho. Ibyo ni Kristo wabyivugiye. Believe on him, byakire. Ari indirimbo y'abana ngo Yesu arankunda kubera ko mu Bibiliya ibivuga, kubera ko Kristo atabasha kweshya. Ruhukira byemera ibyo ngibyo. Cyo ni cyane. Icya kabiri, numara kubyemera urabyaka. Hari confession yuko ubu ngubu uri wa Kristo, you belong to Christ, iza muri wowe. Hari uguhamya ko wakijijwe n'ubuntu utangira gusohora hanze. Urabyumva? Ikindi cya gatatu, hari ubuhamya ngo Imana ye itwihera iri mu ijuru. Biravuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi iki? Abana b'Imana. Rwose ubasha kubimenya udashidikanya kuri umwana w'Imana kubera ko Imana iri kubwira. Ikindi cya kane ni uko hari imbuto zigaragaza ko wagize gute wakijijwe. Utangira kumva ibyaha wakundaga ubyanga, Imana wangaga uyikunda, kubera ko Imana irakoze umurimo wo kuguhindura icyaremwe gishya. Ikindi, upfuye wajya mu ijuru no kumwizera. Umwizera aka kanya indirimbo ngo uwari umugome akamwizera yakizwa ako kanya akababarira. Ijambo ako kanya ndarikumva twarinde mu gitondo. Nawe wakwizera iri joro, umwanya wawe uraba uhari mu ijuru. Actually, mu bundi buryo uri no mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Amen. Rero niba uri hano ukabasha ikibazo, please ntusohoka udakijijwe. Utakire Kristo
nk'umukiza wawe. Amen. Rero mureke dusoze saa 10 zirageze. Ndashaka gushimira abapanelisti mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha, wenda abantu batabazi. Yitwa Pasiteri Mathias muri Reformation Baptist Church, Pasiteri Karide niyo byose muri Great Joy